kubonana oya si kubwabo niyo byanze oya si kubwabo kuba nkiriyo si kubwabo amarira ndira sinzi uwamuza nikorejwe umuvumo urenze uwakabona reka si imikino ndimo mangana n'ubuzima zashinyiriza ryari gusitara rizaka ubuzima ufite ntacyo ubugura umunwa wurusha inyombya uravuga ukarusha agasuku ubwo rero mu kanya ndava kuvoma nimara kuvoma uteneka akabuna aho ngaho ufata amazi mu ibase woge ubundi upfundika imisatsi urayapfundika se ngo uzakugeze utabona umugabo ko nta wakwakira ariko ma urya ubona ko kubura ukuguru bizatuma ntagira n'umutwe warawubuze nyakubura reka njye kuyivomera ubundi shanga ugishatamye aho ngaho utafata n'ibyombo ngo ubyunyuguze cyangwa ucishakeye imbere y'umuryango abandi bafite ubumuga ntibanagerageza bagashaka uturimo bakora ni ukujya ubyuka wicaye n'uwicariye uretse nzi wibeshe uyakorewe mwana wesha byiza pe uri kwisetira izuba wagiye nabone kantu kansikije umva sheri mfite inkuru imeze gute se nyine yo mvuze mufite ububizi ego ko mana nabanguye amatwi mfite inkuru gusa ikintu bigusaba nakubanza ukarangaha kagira inkuru she mfite inkuru ariko uranayigura nta kibazo urishyura nyuma tekereza yuko uzamvuye tekereza yuko aka kanya mvuye gusohokana na boss kagira inkuru biteze tu nuko rero twasohotse sinzi n'ahantu yanjyanye babise n'ukumva mbizi ibintu by'ahantu basohokera henshi twagiye nanyweye nariye ibaze yaguze yambaje urarya iki first of all nabanje nyine nakamazi urabizi ntabwo ngiye nshobora kunywa inzoga no wine ariyo mbi nayo nawe ngiye gura n'umuntu tudasanzwe tuziranye ngomba kubanza kugira iki ku muso cyane ko ari amakuru amwe ari wamubwiyeho nari nakoze attention yuko ntashobora kwifata ngo ngiye kugenda ngo nkwe ngo nakawine ariko turangije rero mbanatse amazi arambasise kunywa amazi nagasha ntabwo ngewe njya mu inzoga ego nabwitoke none sinagurya ifiriti noneho ubumeze gutya ndaha none se amakaroni yanjye ntabwo yarya twara boro zawe urabona ndi umuntu wo kurya amakaroni none uyu munsi ndisangiza genda uyarya rwose ntabwo nakanduriza inda arangije ako se we ko nabonye kugira ngo boss wanyu ari umwana mwiza mbaza ibintu twaganiriye yambwiye ndashaka kukwakira ndebe ukuntu ukora nashaka kukwereka yuko twakakiriye mu kazi nsinyira aha ndasinya ibintu nk'ibyo kumura namubeshyera umva nkubwiza ukuri ushobora usanga bari abakobwa aribo bimbambare bagenda kamwibambazaho ngise ko nabonye umwana mwiza umuntu ucaho sibyo rero nuko nagiye nambaye kanzu ntanabyitaye kari waza zakumbeshya ubu yakuguriye ifi yakugurira amafrite yakugurira inkoko atarakuzamura ijipo ese kucyumva ko abantu bose ari iyo mind bagira ese kucyumwa mufasha n'umuntu heheta kandi nakubwiye ngo ushobora gusanga abo bakobwa ari bo bibambaza bakagenda karo bagenda banamwibwira ibyo ngibyo kuko basika ari umukire kuburyo yakugurira ifi yakugurira inkoko yakugurira amafriti atagukoraho nago yankozeho no kundeba ariko kabi nabona gatanyitayo wicyo ambwiraga nukumbwira ati wisanzure umenye yuko anga nta kibazo twimpamvu twakuzanye no kugira ngo kubyumva ngiyewe ndabizi nago wabyumva ariko bifate gutyo ntacyo neza nkoraho ni umwana mwiza ntari birye ntago nabyemera akakugurira ifi akakugurira inkoko warakuvuga ko wayini wayanze kuburyo yaguriye inkoko ifi ifiriti ataragukoraho mva ubwira aya magambo yawe ntago nabiterura ngo mbije mu mutwe wawe akumve ko ari umwana mwiza
ikindi kandi ubu ndagiye ngiye kwiryamira ndahaze nariye meze neza ndananiwe cyakoza witeho ntuzambere nka wa mukobwa nk'ibyamubayeho uziyiteho umenye ubwenge uzashaka guha amakuru neza umenye ko boss wanyu ari ako gakobwa no mu boss wibambaje kundi nawe umenye ubwenge ariko ndakwizeye sheri uranzi nawe nako njya mu bintu by'amagambo aka witeho pe urabizi nukuri urabizi ngende sere nago mu ndi bintu nibyo by'uburara sibyo ajya kuryama shu sawa sheri kanje kwiryamira ngo ujye kurya makaroni yawe ngeze neza kanje kwirira njyenyine sawa nyine we kwirinda cyangwa uzasange baye nka kari sawa nyine Niwe neza. Karibu. Izuba se ntacyo akazuba niko keza hari akayaga hameze neza akayaga mama wanjye bari bamuhamagaye mu karaka nyine yagiye agaragaruka ariko amaze akanya agiye kandi numvaga atari akaraka kari butindure mu kanya wabona ari buwaje ufite ikihe kibazo ikibazo cy'akababaro mu mutima wanjye kuko nyine ntawe mba mfite mbiganiriza naje rero ngura ikibazo ufite byose ubu mfitanye ikibazo na mama wanjye yirirwa ambwira nabi akora ntoteza mbese nanjye ubu ngubu byaranshatse ahora ashaka ko nkora imirimo idahwanye n'ubushobozi bw'imbaraga zanjye akantonganyiriza kujya kuvoma urabizi imyaka yose maze akaguru kanjye gafite ikibazo mpora kwiyimbago ubu ngubu byaranyobeye ukuntu nzabana n'umubyeyi wanjye abona ko ntacyo nshoboye atampa n'umwanya nibura ngo muganirize n'ibyo nashobora bindi mfite agahinda mu mutima wanjye rero icyo kinzanye ni kugira ngo rero ukuntu nagufasha umugabo wanje Yohana hari umushinga ari w'abazungu hari nimba ko twagushakiramo umwanya ukareba ukuntu wakwiga kwiga ibiki se kandi mama wanjye yarabyanze ko yambwiye ko atanyishyurira dufite ubushobozi bwo kukwishyurira ukaziga niyo wakwiga n'imyuga nta kibazo kuko ndi kubona umaze gukora ntiwaje kwiga mu mashuri asanzwe ariko n'imyuga nayo gushakishiriza hakuzi ko imyuga byaba ari sawa kandi nkunda ibintu byo gusuka gusuka wabikora hariya rero hakurya ikampani hari y'abazungu ishobora kuzakwitaho ariko se wayishyurira se uriya mubyeyi mana yanjye sinzi niba yanabyemera oya tuzashakisha kuburyo kazabyemera natabyemera nza no kugushikira uhora wumva ko ntacyo maze uhora wumva ko ntacyo nshoboye mbese keretse ahari nk'Imana interuye ahangaha ikanjyana akazajya kubona akabona ngarutse naranakize meze neza ndetse nje kumugirira umumaro ahora abona ko ntacyo nzageraho ntawe nzamuvana ngereranya na data ntamuzi mbese ariko rero ikibanza cy'abana mama bawe humura usigaye numva mfite umutima uremerewe nkabura n'uwo natura ikibazo cyane ngewe ndaje nyine ngo ngufashe niko byahajye ko ari kampani hari Yohana yashinzwe kuzakurihira tukakwishurira ukava kuri imvuga agaciro uburemerera mama wawe ukazakabona ibyo ni byiza ndanabikunze ahubwo maze iminsi ntekereza hari akantu nashakaga kukubaza ko nyine ntekereza kuri mama wanjye bikancanga kandi mba mbona muri inshuti cyane mumaranye igihe kinini nakuze mbabona na nyine wamba bari ukambwira ura n'umubyeyi wanjye nani mubyeyi wawe ntago nta na rimwe ndabona ububyeyi muri we impamvu atakukunda ni ko wavutse umaze gucura ikimuga waramugaye ariko ni umubyeyi wawe akubyaye nta bubyeyi bumurimo umuntu umbwira ngo nzagende nyine muri Nyabarongo humura oya rwose humura ugiye kuzaje hejuru nk'abandi kandi uzagurwa neza nk'abandi ura mubyeyi
biragoye kumwakira ariko nyine nzaguma mbane nawe kuko yarambyaye ariko mbona mfata nk'umwana abereye mukase cyangwa se nk'umwana yatoraguye. rero icyari kinzanye nenje kureba mama wawe tunyuze muri gahunda y'ikimina kandi tuzagaruka n'umubwire ko nahageze ndumushaka. Naza ndamukubwirira nyine ko mushakaga. Umumbwirire rero mukagende udara n'amasaha ari gukura. Oyirorere ntabwo ushoboye reka kumperekeza irorere. Reka nguherekeze nanjye ndamumbe no kurambura amaguru. Ubuse urabishobora? Ndabishobora. Ngo ngwino tubigende ko ndebe ko waje. Agira gutya. Gutya ndebe ko wageze imbere. Kozi nahagurutse nta kibazo. Uramubwira ko nari kumushaka mu kimina. Akundi wa mukobwa uri iki muri uru rugo? Uri igiki muri uru rugo? Ko nkwitegereza nkabona uri icyo ntazi. Ariko ubundi kutandeba. Uri igiki muri uru rugo usobanuye iki muri uru rugo? Teka ryose ndakwitegereza nkabona uri ikintu ndasobanukiwe. Uri nk'ikigeragezo cyaje gitera runo rugo. Si n'ikigeragezo gusa, ahubwo waje uri igihanda. Kugeza isano y'umunota. Kugusobanukirwa byaranyobeye. Mu mutwe wanjye ndaguhaze. Imana imfashije watumuka ukamvira muri iyi nzu. Kuko agasuzuguro kawe n'akajagari kawe naragahaze n'uburaya bwawe n'ubwomanzi bwawe. Uranyumva neza? Byagenze bite? Niki? Byagenze bite wowe bike? Ko n'ubusire mu gutongana. Ibibazo biri muri urugo byose niwo bitera. Guteze? Namaze kubisobanukirwa ko byose ari wowe ubitera. Ntambara ziri mu rugo, uruhombo ruri muri uru rugo, inyatsi iri muri uru rugo, akaga n'amakuba karutashye nawe wabiteye. Ariko noneho bakunterereje. Ako bakunterereza nkande. Sobanurira. Ibi bintu nta ruharo bifitemo. Ibikize? Ibi byose by'uyu mukobwa nta ruharo bifitemo. Umukobwa se yabaye? Uburaya bwawe narabuhaze. N'amagambo yawe narayahaze. No kwiyoberanya kwawe naraguhaze. Ahubwo wansobanurira neza nawe. Sobanurira kuko byose ubifitemo uruhare. Mama kegabanya amagambo. Intambara ziba muri uru rugo zifitemo uruhare. Rekeraho ngaho. Ndekeraho gute? Ndekeraho gute? Intambara zawe nazihaze n'amatiku yawe nayahaze. Utanyurira. Hoyese. Hoye wishejekesha. Kuko umutima wanjye urababaye kandi ugeze kure. Agahinda wanteye n'inyatsi wanteye ndabihaze. Ngo buki bwanjye. Inyatsi wanteye n'agahinda wanteye ndabihaze. Urabona atsa n'inyatsi? Warayinteye, wayiteye uru rugo. Nta kintu kizima kikibamo. Gahinda ni kose menera ivare z'abana zirabuze. Icyo usigaje ni icyamo naramururu. Azansebya ku bindi. Rekeraho ngaho. Oya ibyo ngubwiye niko kuri. Ahubwo mbwira ngo umukozi ngo ibiki. Madare kangwira ikintu kimwe. Icyo bintu byawe urimo kuzana ahangaha. Urimo kugenda papira uterateranya ibintu. Sibyo? Niba ushaka umwikomo reba handi hantu hera. Njye ntabwo nakiyandurisha no mu Reka kumukoraho. Deregita yabimbwiye. Inde? Isabelle yambwiye ibyawe. Yabisobanuriye byose. Kuva kurwara kuza ku musatsi. Uburyo usambara n'abakozi ukoresha. Uburaya bwawe none ubuvanye mu kazi ukoreramo. Umunzaniye mu rugo. Uragira ngo mbigenze nte wa mugabo. Rekeraho ngaho. Ngo binsobanurire none gutya. Usobanurira. Urumva? Ntabwo ibi bintu ari ibintu byo kumbwira wicaranye n'uyu. Ariko iteka ryose uzahora uhakana. Ibintu byose ubihakana. Uretse gatoya. Ibyo bintu ntabwo ari ibintu mbwira kumwe n'umukozi wawe uzashaka ikindi gihe. Sibyo? Ubicaze umbaza ibyo bintu byose ushaka kumbaza. Ntabwo uzajya gutoragura inkunguranga muri quartier. Unurangiza wiyamatsa ngaha. Ndanakwiyamye. Ntabwo wanyiyama ngo nkwemerere. Ibyawe byose byagiye ku murongo kandi byaragaragaye. Urumva? Byaramaze. Urumva? Nushaka kugira icyo umbwira. Ntukajye unheza abakozi bawe. Urumva? Uzajya ushakira umwanya. N'ikindi gihe. Ndakwiyamye. Ntabwo wanyima ngo nkumve kuko ibyawe byose byaragaragaye. Kuko nari mfite gahunda yo kubikubwira uyu munsi ukarara ubisobanukiwe ukaryama ukabitekerezaho ukabisobanukirwa neza. Ariko Shanta uburyo nagufashije uburyo waje utuma ivu nta gukaraba
nta kwisiga utambara wese urutwe ngusukishije derede urakeye ndakwambitse ibirenge byawe birasa neza none ugeze ku rwego jya kubyarana n'umugabo wanjye uburaya bwawe narabuhaze naragufashije naragukarabije narakwambitse naragusirimuye waje muri uru rugo uri umwanda ugenda gira vumvire mu rugo vuba vuba tugende ntabwo byashoboka rwose bari oya si ku bwabo niyo byanze oya si ku bwabo kuba nyiriyo si ku bwabo amarira ndira sinzi uwamuza nikorejwe umuvumo urenze uwakabona reka si imikino ndimo mangana n'ubuzima zashinyiriza ryari gusitara rizaka ubwo wisanzure wisange ubwo ni amahoro rwose ariko nawe urasetsa wowe nyine uvuga ngo ariko hari hanze nasuzugurumba reka ntugire ikibazo reka nze ngikemure ntabwo ajya asakuza abwira abantu bose ko hano mu cyaro abantu bagira amagambo reka kiriya kibazo cy'umwana cyo reka ngikemure ariko ntabwo enda gushyitsa ahangaha ubushyuhe rwose ushyitse aha wicare ndaye ariko urasetsa ari igitonore ari igito Ceci wiriwe utese nibe neza mwese ko nari ngiye kugutuma waretse ukajya kunzanira hariya ku muhanda utuntu nari ngiye kugutuma si byo Ceci ubwo ni ukugira ngo ukunde unyirukanira ko utari wantumye kare amagambo yawe kandi ubu kuba ngutumye bivuze ko nkwirukanye se ko wabaye ute ndetse kuki utari wantumye kare niba ndebaga uwo magambo ugira n'amatiku ugira uyakurahe ese nkwirukanira iki ubundi se kabiri kangahe nkwirukana enda cyano genda ujye kunzanira ndetse simba nkureba erega ujye umenya ko namaze kuba mukuru ubonye iki se no gukora byose mba mbireba n'ubundi niko wambereye genda jya ku muhanda nta cyiza nagukuraho mareka nkubwire narakuze ndi mukuru ibyo ukora byose mba mbireba oya si ku bwabo niyo byanze oya si ku bwabo kuba nyiriyo si ku bwabo amarira ndira sinzi uwamuza nikorejwe umuvumo urenze uwakabona reka si imikino ndimo mangana n'ubuzima zashinyiriza ryari gusitara rizaka ubuzima ufite ntacyo ubugura nta n'icyo watanze ngo ukunde umere utyo ntiwishyire hejuru kuko si ku bwawe turiho ku bw'Imana oya si ku bwabo oya si ku bwabo niyo byanze oya si ku bwabo kuba nyiriho si ku bwabo oya si ku bwabo niyo byanze oya si ku bwabo kuba nyiriho si ku bwabo